iyi sabukuru rero y'abakristo yitwa pasika ntabwo yesu yigeze avuga ko izajya iba rimwe mu mwaka. Oya, yaravuze ngo uko muteranye buri gihe mwebwe abanjye abanyemeye, uko muteranye mujye mukora umusangiro, munyibuke, mukore umugenzo, umuhango wo kunyibuka. ubwo rero mu by'ukuri ni ibihugu byitwa ibya gikirisitu byabishatse mu mateka ko buri mwaka habaho umunsi mukuru, isabukuru yitwa pasika. nuko Imana ishimwe, ni byiza rwose, nguko no muri Isirayeli hariho pasika y'Abisirayeli, umunsi mukuru wa buri mwaka. ariko umuhango ukorwa kuri uwo munsi mukuru cyane buri mwaka wa pasika, nyamara wahoraga ukorwa mu Bisirayeli ku isabato. natwe ku isabato, cyangwa se buri munsi niko nanavuga. natwe rero abakirisitu burya uyu muhango ukorwa ku munsi w'umusangiro n'ibivugwaho n'amagambo yo gutongera avugwa ku munsi witwa pasika uba rimwe mu mwaka. nyamara hari amatorero ya gikirisitu akora amateraniro yabo y'abakirisitu abagize nyine bo mu rusengero rumwe runaka, bagaterana hamwe buri kwezi bagakora uwo musangiro. urumva rero iyo pasika ya buri mwaka mu by'ukuri uwo muhango nanone ukorwa muri ku munsi wa pasika iba buri mwaka, no buri kwezi urakorwa. hari n'abawukora yewe buri cyumweru, bakagena umunsi wo guterana bagakora umusangiro, bakibuka iby'urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe bari hamwe. arizo nyigisho gusa bari kwigishaho, ari nabyo biganiro nazo ndirimbo bari kuririmba, gushimira Imana kuko gakiza yaduhereye muri Yesu, kubw'urupfu rwe yadupfiriye ku musaraba. bantu b'Imana rero, ntabwo ari ku cyumweru byanze bikunze uwo munsi ushyirwaho, ushobora gushyirwaho ku wa gatandatu, ushobora gushyirwaho na buri kwezi ku munsi utari ku cyumweru, kuko umunsi twita ku cyumweru ni umunsi rusange abantu bose baza n'abatari abakristo baba bakeneye kumva n'andi magambo y'Imana atari ibirebana gusa no ku musangiro. amagambo avuga ku musangiro, hari andi magambo y'Imana bakeneye, abatari bamenya Yesu, abataraza muri Yesu, nabo bakeneye kumva ibyo abakirisitu. ntabwo bagomba gusa kumva kubwirwa gusa iby'umusangiro aribyo byitwa igaburo ryera. oya, ariko uyu munsi rero wa pasika urakomeye cyane. ni byiza ko wibukwa buri mwaka, kandi na buri kwezi abantu bagaterana bagakora uwo muhango, na buri cyumweru se. yewe kubera iki? kubera amagambo ahaganirirwa, indirimbo ziharirimbirwa, amasengesho ahasengerwa. ibyo byose nibyo bigize idini rya gikirisitu mu by'ukuri. ntabwo ari uriya muhango ugize idini rya gikirisitu. uriya muhango wonyine ntacyo waba umaze, amagambo awuherekeza n'umuntu uvugwa muri ayo magambo, cyane cyane ni Yesu. ni Yesu uvugwamo, icyo ari cyo uwo ari we n'icyo amaze akumariye. murumva rero ko ari umuhango ushingiye umusingi ni Yesu uri kuvugwa. niyo mpamvu yavuze ngo mujye mugenza mutya, mukuru uwo mugenzo munyibuka iteka kandi kenshi, inshuro nyinshi uko muri kumwe. noneho rero ndifuza gusoma muri Yohana igice cya 6
umurongo wa 47 ukuvuga no 53 kugeza kuri 57. wa 47 uravuga ngo nukuri ndabwira ko unyizera wese abafite ubugingo buhoraho muri we, abafite ubuzima bw'iteka. ngo kwizera Yesu nibizo tuza kureba, niryo jambo rikomeye cyane. Umuntu yabaza ngo ni iki kwizera Yesu? Hari abandi babyita kwemera Yesu. Umuntu wemera Yesu, umuntu unyemera, niwe uhabwa ubuzima bw'iteka muri we, ubugingo buhoraho bukamuza kuko anyemera. Nuvuga ngo ugomba kumenya Yesu, wemera uwo ari we, ukanamwizera, ukamwizigira, ukamenya icyo uko umutekerezaho n'icyo umutezeho, ukamwizera icyo umutezeho, umushakaho. 53 aravuga ngo Yesu arababwira ati nukuri ndababwira ko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu, ari kwivuga Yesu, kandi nimutanywa amaraso ye, nta buzima muzagira muri mwe, nta bugingo buzabamo. Atanze umubiri we, avuze umubiri we, mu by'ukuri ngifasha nyigisho. Nibyo jambo nashaka. Pasika rero wa muhango ukorwa ni imfasha nyigisho. Wa muhango ni imfasha nyigisho, materiel didactique, imfasha nyigisho, materiel pédagogique, kugira ngo umuntu asobanukirwe ukundi kuri gukomeye cyane. Hagomba imfasha nyigisho kugira ngo byumvikane neza. Yesu avuze ku mubiri we kuribwa kandi ko amaraso ye anyobwa, ariko ni imfasha nyigisho. Nuko ku mubiri we hari ikindi kintu bisobanura gikomeye, n'amaraso ye hari ikindi kintu bisobanura. 54 Yohana 6 umurongo wa 54, ngurya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye, afite muri we ubuzima bw'iteka, ubugingo, agira ubugingo, kubaho. Murumva ko burya ni imfashanyigisho. Aya maraso ya Yesu bibaye imfashanyigisho, umubiri wa Yesu wa imfashanyigisho. Ikindi kintu agomba kurya no kunywa gihishwe cy'ubumana n'umwuka wera, rero n'amagambo y'umwuka wera, akayanywa, akarya ayo magambo kandi akanywa umwuka wera, ngo ni ugira ubuzima bw'iteka. Ngo kandi nzamuzura ku munsi wa nyuma. Aha, uko Yesu yazutse, niko nabe azabazura batunzwe n'umubiri we n'amaraso ye, no kurya ibiryo byo mu ijuru bigereranywa n'umubiri we, n'ibinyobwa byo mu ijuru bigereranywa n'amaraso ye. Kuko yivugiye murongo wa 53 ngo nimutarya umubiri, uwo mubiri, nimutanywa n'uwo n'ayo maraso, timuzaba muriho. Iyo umuntu atariho rero aba ari umupfu mu by'ukuri, aba yarapfuye, azaba nta bugingo aba afite. Umuntu aba yapfuye ahagaze, umuntu aba agenda gutyo gusa. Ni ukuvuga ngo umunyabyaha, nyamunyabyaha burya ntabwo aba ariho, kuko tuba tumubona agenda gusa, nawe ababona agenda gusa, ariko Imana yo ibimubona imbere muri we ko yapfuye. Ariko kugira ngo umuntu abeho agomba guhuzwa na Yesu, akunga ubumwe na Yesu. Gute? Ibya Yesu bikamwinjiramo, ibya Yesu n'ubumana bikamwinjiramo, akabaye muzima mu buryo bw'Imana, rero mu buryo bw'umwuka. Ngumubiri 55 ngumubiri wanjye ni ibyo kurya nyakuri, n'amaraso yanjye ni ibyo kunywa nyakuri. Tumva rero ni ibyo by'ukuri. Wagira ngo ibi biryo tujya turya ntabwo ari ibiryo by'ukuri, wagira ngo ibi binyobwa tunywa ntabwo ari ikinyobwa nyakuri, kuko nibifasha umubiri gusa usanzwe, inyama n'amaraso. Ariko umuntu w'imbere ntacyo kurya neza no kurya nabi ibiryo bisanzwe bimutwara. Yaba yariye neza, yariye nabi, akomeza kumera ni kimwe. Yaba yanyoye neza, atanyoye neza, ni kimwe. Uyu ntacyo bifasha umuntu w'imbere kurya no kunywa iby'isi. Umuntu w'imbere atungwa n'ibiryo byo mu ijuru n'ibinyobwa byo mu ijuru. Nuko rero nibyo Yesu ari kuvuga hano, ariko agatanga
akabivuga mu buryo bw'incamugani cyangwa se bwo gushushanya bw'imfashanyigisho kugira ngo ikiremwa muntu mwene Adamu yumve ko hari ikindi kintu akeneye kitari ukurya bisanzwe no kunywa bisanzwe, kwibera bifashe umuntu uzapfa, uyu mubiri uzahambwa, ariko ko kurya no kunywa ntacyo bimarira umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere rero akeneye kurya no kunywa ibyo mu ijuru, ngo kandi nzamuzura ku munsi. Urabona ko uwo muntu uri kurya ku bya Yesu, uri kunywa kuri Yesu, uri kurya kuri Yesu, niwe na Yesu azazura. Kuzura ni ukugaragazwa kuri muzima mu bundi buzima, abantu bakabibona, nawe ukabyibonera kuri muzima. Niko kuzuka, ukabona ko ufite umubiri wo mu ijuru n'umwambaro wo mu ijuru. Kandi Yesu avuze ko azerekana abo bantu abo yazuye, azabereka abo muri iyi si mu gihe tutazi. Azerekana ko ubwe ari muzima kandi ari kumwe n'abo yazuye nabo ari bazima. Nicyo bishatse kuvuga. 57 umurongo 57, nk'uko Data ari muzima ariho, ni ukuvuga ngo ari we bugingo bw'iteka ryose, Imana ihoraho, mu Gifaransa le Dieu vivant, mu Cyongereza the living God. Imana niko Yesu avuze ngo nanjye niko ndiho muri we, ati nanjye ndi viva, ndiho muri we, ndi muzima, mfite ubugingo buhoraho, mukomora muri papa, kuko turi umwe na baba, ndi muri papa. Nuko namwe rero kundyaho no kunywaho muzaba mwije muri njye, namwe muzaba mubaye umwe nanjye, turi umwe, namwe mugize ubugingo buhoraho, namwe muhawe ku Mana kuzabaho iteka ryose. Murumva ko Yohana igice cya 6 umurongo wa 53 na 57 kugeza kuri 57 biri kuganisha kuri uriya muhango, uriya mugenzo nawo witwa imfashanyigisho kuri Pasika, ngo ni murye uyu mutsima n'ikigereranyo cy'umubiri wanjye muzaba muri kurya, murye umugati kandi munywe iyi vino n'ikigereranyo cy'amaraso yanjye muzaba muri kunywa. Murabona ibigereranyo bibaye bibiri, imfashanyigisho zibaye ebyiri. Ntabwo rero aribyo bigize idini rya gikirisitu, ahubwo icyo bihishe cyangwa se icyo bisobanura icyo gisobanuro izo mfashanyigisho zivuga ni ryo dini rya gikirisitu nyakuri, nibwo bukirisitu nyakuri. Pasika rero imihango yayo, imigenzo yayo, nuriya umuhango wa buri cyumweru cyangwa buri kwezi w'umusangiro witwa igaburo ryera, uganisha ku gusobanura, ni imfashanyigisho byose zisobanura ko umuntu akwiye gutungwa, umuntu w'imbere agomba gutungwa n'ikiribwa cyo mu ijuru, n'ikinyobwa cyo mu ijuru. Ikiribwa cyo mu ijuru ni amagambo y'Imana. Umuntu agomba kuyarya buri munsi, kuyumva buri munsi, kuyavuga buri munsi, kuyaganiraho buri munsi, akagana kuri Yesu, no ku magambo Yesu yavuze n'intumwa ze, ku byanditswe byera. Ubwo umuntu aba ari kurya. Hanyuma rero kunywa ni ugusenga no kuririmba mu izina rya Yesu, n'ibyo biganiro byo gusingiza no gushima Yesu ko yadupfiriye ku musaraba. Umuntu agasenga Imana, akabwira Imana uko anezerewe Yesu, uko anezerewe urukundo rw'Imana, ibyiza Imana yamukoreye. Aba ari kunywa, abasenga Imana baba bari mu izina rya Yesu, baba bari kunywa ibyo mu ijuru bya Yesu, bari kunywa kuri Yesu. Abaririmbira Yesu baba bari kunywa ku kinyobwa cyo mu gihe kigereranywa na vino yo mu ijuru iryoshye. Baba bari kunywa kuri Yesu, baba bari kugenda barushaho kuba bazima, babaho mu buryo bw'Imana bwo mu mwuka. Yesu abane natwe, Yesu abane nawe, Yesu atugirire neza, tumenye ko ibi bihe ari ibyo kwinjira mu ijambo ry'Imana neza, umuntu
akamenya guhitamo, mizemo Yesu cyangwa ndamwanze. Wizemo Yesu ukaminuza rwose ukamaramaza, hanyuma n'abanga Yesu nabo murabizi ko umuntu yavuga ngo maramaza nawe nta kundi uzabona ingaruka zabyo. Wabasha no kuzibona ukiri mu isi, ariko umuntu avuye mu mubiri niho abona ingaruka mbi yo kwanga Yesu, yo kutamukunda, yo kutamuramya, yo kutamuhakwaho, yo kutamupfukamira, yo kutamuririmbira, yo kutamusingiza, yo kutamunezererwa, yo kutamusenga, kuko ari umwe na papa we, burya ni papa we uri gusenga ni kimwe, kuko bari umwe. Ariko ababikora neza babona ingaruka zabyo ni nziza, result ni nziza. Umuntu yisanga ariko usanga abaye neza mu bugingo bwe, mu mubiri we, imbere mu mutima, nubwo umubiri wawe urwaye, waba ari ubumuga, waba ukennye, cyangwa se uri imfungwa, uri kwicwa rubozo, cyangwa se urwaye, uri gukinyagurirwa cyangwa kwicwa rubozo, nta kibazo. Umuntu w'imbere arongera akaba mushya, akongera akamererwa neza, kubera ko Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe. Komera ibihe byose urimo, ari byiza ari bibi, menya ngo icyo ukeneye ni Yesu, nukunga ubumwe na Yesu, nukubura umwe na Yesu, kandi ukabimenya ngo Yesu ari kumwe nanjye, Yesu ari muri nge, ndi muri Yesu. Nubwo ngiri muri uyu mubiri ubabazwa, ntacyo bitwaye, kandi nkaba ngiri mu isi ikirimo imibabaro yo gupfusha, no gukena n'ibindi byose, no kurenganywa, ntacyo bitwaye. Ariko menya ko amagambo ya Yesu yakeneye, amagambo y'Imana yakeneye muri wowe, kandi no gusenga Imana ukaririmbira Yesu urabikeneye muri wowe, kugira ngo umere neza imbere, ube muzima. Kandi niba uhamagaye we ngo utahe uve muri iyi si, uzagenda rwose wemye umeze neza mu izina rya Yesu, unezerewe, uri w'icyubahiro cy'Imana. Imana yakubahirishije kubera ko nawe wubahirishije Yesu hano muri iyi. Rya jambo riragarutse rero, ngo abampamya muri iyi si ari Yesu warivuze, Matayo igice cya 10:32 na 33, ngo abampamya hano muri iyi si imbere y'abantu, nanjye nzabahamya imbere ya Data mu ijuru. Umva se? Yesu ashimwe. Amen.